nimugoroba saa 12 nanafashe shift ahantu bica inkoko muri chicken plant urumva muri sama nakataga ibyatsi muri mu masaha y'akazi y'ishuri nkiga nkakora na bya bindi byo muri cafeteria no gututoringa nta mwanya nari mfite nimugoroba saa 12 nka clockinga in muri chicken plant kwica inkoko ahantu bikiri inkoko ubukora muri freezer frigo nambaraga amapantaro nk'atanu ariko nakora saa 12 nkataha saa 7 z'ijoro saa 12 nabaga nageze muri cafeteria ndimo gukora ama sandwich my life na bread more crowd kubaga inkoko utebwo bro ngende mubi ariko namaze umwaka ntarya inkoko kubera no na psychology icyo kiri wikibwira binyibukije udustori tw'abantu ndabyibuka nozaga inyama kwa kundi bamaze kuzibaga ukoresha ibyo bita water gun niya ubufashe nk'imbona nka pistol ariko ari water n'aba engineers bo muri RDF engineering department n'abantu bakeya bari bavuye za UK kwiga systems engineering ibintu bya railroad ariko akaba ari ngiye umuntu wize design na infrastructure yayo by understanding of the highest level nukuvuga niwe wari uwa mbere mu Rwanda uri kuri urwo rwego I don't think ko mu Rwanda n'uyu munsi tuvugana n'uyu munsi I don't think so abenshi nyine banyimana bayatumye banyirukana Kayonza ko Kayonza burana ari umuswa nari umuntu uri average arize Nyakayaga birantungura cyabana n'ababyeyi babo mbona nta kiretse umuntu ufite umwene wabo ukomeye generali cyangwa directeur general ye nareba nkasanga umuntu we wacu ukomeye ni gaporari papa ni umuntu umworozi wibereye yo ngiyo keretse nyine uhisemo kujya gukora ku nzoga bwa mera byibuka narasinze ndaruka mera 4 ngira hangover ariko ubwo nari ntangiye gutestinga kuri freedom yabindi byo gukizwa mbivaho nanjye kujya nitwara mu gangster ururimi rurahinduka right now I can talk niyo mpamvu rwahindutse nigeze kugira beef n'umunya African American over a chick aza kuza nka saa 6 z'ijoro muri domo yanje turarwana we had a beef so I had a baseball bat agomba kurarana intwaro so habayeho scraff nk'iyo ariko kubera ko ntanye mu cyumba cyanjye naramureze ndaho mbona amakuru yuko president w'u Rwanda n'uwa Uganda n'uwa South Sudan bashize ibuye ry'ifatizo mu kubakuru ya muhanda wa Gariyamoshi aho niho nahise mvuga muri masters reka nshaka ikigukundana n'abakobwa gusohokana nabo abashuti banjye drinking party smoking all that stuff ntangira kugira freedom smoking like a weed smoking cigarette weed everything I've smoked everything I'm sure 100% ko ari amafaranga arafite imbere n'inyuma 70 ndabyibuka yanarira mene umugabo ndabyibuka yagurishije ihene mu rugo hari ihene none uko kunkubita kiboko bituma ngira gute nta kazi inshuti nta muntu ashaka kugendana nanjye ko barakubitwa ari abaspy bakugenda urumva nago bakavuga kugendana na Bosco nuko witeguye kiboko noneho abantu bavuga butumwa I'm a minister ijambo ry'Imana mbwira abantu utumwa bwiza kohereza abantu iyo za Gatsibo niba ku bantu bahazi Sharat Umutara abantu mu Mutara nize muri école primaire Rwembogo primary school primary school mu cyongereza cyangwa bavuga by trade ibyo nize ni an engineer oneho haba ndi licensed financial professional so afite masters iro mu bijyanye n'inzira za Gariyamoshi uko bazubaka uko baziranga uko ngo mutegereze mu murwa oya tuvuga ndashaka tuvugire hamwe ngo mutegereze muzategereze mu murwa check 1 2 they got it going on homie let's do this yes beat mumeze mute yes ni bisanzwe rero unyite ALLY SOUDY nawe nkwite wowe nongere ngwikaze muri ALLY SOUDY on air mumeze neza cyane muri imizi ndimo ndabaye ibiganiro byiza ibiganiro biri mu bwenge ibiganiro birimo amakuru ibiganiro birimo byinshi byagufasha guhindura ubuzima bwawe kanda like kanda share subscribe ibyo ngibyo rwose ni ikintu tuba tugusaba kuko birafasha cyane hanyuma nongere ngwikaze muri ALLY SOUDY on air nkubwira ko uyu munsi ngufitiye umutumirwa udasanzwe ngiye kukuzanira umugabo waciye mu bintu byinshi bro yaciye mu bintu byinshi yaciye mu buzima bwinshi butangaje bukomeye bugoye bworoshye agera no ku bintu
benshi bifuza kugeraho muri Leta Zunze za Amerika, ibyo tujya twitara za American Dreams, agera kuri twa tuzi umuntu avuga si birashoboka, ugasanga niwe mugabo wenyine mu Rwanda ufite impamyabushobozi yo gukora icyo kintu wenyine, akabigira kuri urwo rwego, akajya natoza n'abandi, akajya n'iki, bega ni byinshi, reka no kubivuga kuko ndamufite, agiye kutuganiriza story yose y'ubuzima we, uko byatangiye, uko yabigezeho, uko yisanze muri Amerika, ndetse uyu munsi akaba ashobora kugufasha nawe uri murandeba kuba wakorera amafaranga, kuba wakinjiza amafaranga, kuba wagira ni byinshi. Reka maze mikaze msuze ma brother bamwita Abu Bobex, irayidungu nimba mutarayirya mwarayiriye cyangwa mwayiriye, ni kimwe muri ibyo ngibyo. Bobex nizere kumeze neza cyane kabisa, ari behind the camera. Bobex studio mudababwira mujye mumushaka muri izi video kuntu ziba zikiye n'ibiki kuri Instagram, mujye muri description mba nayishyizeho Instagram, muye mu mwandikire abafashe. Yes, reka ariko ngaruke muri ALLY SOUDY ON AIR, nkubwira ko ndi ALLY SOUDY nawe uri wowe, nkubwira story idasanzwe. Mfite morale uyu munsi, ubwa mbere ngiye kuganira story, niba ukanimaze iminsi nakira igitsina gore, hari ukuntu ushyiramo akantu ko kwiyoroshya, ukiyoroshya, ariko mbonye umugabo ufite ijwi riri strong, wavuze ndikanga, banza uvuge batajya ndimo ndababiye. Ritwa umusaza Munyaneza MITALI, ingewe ALLY. My brother. Yes, bamwita MITALI Bosco Munyaneza, mwumvishe ijwi ariko ijwi ryanjye none mfite isoni zo kuvuga. Turi balance. Kera banyitaga ka box. Kubera ijwi riva mu gituza nk'iki. So ijwi ryavaga kabisa bakavuga. Igituza cy'intare cyari kiba mu Mutara. Nanyoye amata. So esigari igituza cya beer. Arya bayita bear. Yeah, cya bear. Esigari afite igituza mu Kinyarwanda ajya bear, ubwo ni ikirura. Idubu. Idubu hariya itandukanye n'ikirura. Tandukanye n'ikirura, cyuba ni level below. Idubu ni biriya binini mbona. Ubwo wavuye mu Mutara intare uzicisha, ariko mu Mutara intare mwazicishaga ngo mwarwanaga n'intare. Abantu babaga banakubita injishi y'inka kayigarika kabisa. Abantu bo mu Mutara bagira uburyo. Ibyo bintu uvuze ubihagazeho? Nge ntabwo nabyo experience nze. Ndabyibuka kera twageraga ibintu byo kugisha, ugenda ushakisha inka zawe zajya. Shout out to my dad, papa MITALI senior. Ngira namukurikiraga, twagenda akabanza bakagerayo, twebwe tukaza nyuma, urabyibona ngira umupeti. Ariko impyisi zo zabaga zigihari, ibinyamaswa z'inkazi nk'intare n'ibindi byabaga bimaze kugenda bikigira. Impyisi barayibonye? Impyisi yo nayibonye. N'amazu yo? Wabonye impyisi iri mu biki? Ahantu bita Rwisirabo. Impyisi bazigenda zitoragura ibinyamaswa zapfuye, so n'igisimba cy'ikinyabwoba cyane. Barukuntu bavuga ngo impyisi ngo ubundi urayireba gahita yisetsa. Ikakureba gutya. Igira isoni ariko nyine mu buryo bw'uburyarya. Bikagucunga ngo wareba nko hirya igaturuka inyuma, ahifashe nibyo. Niba ari kibuno itijyana, niba ari akaguru. Wait, barategereza ikagufata gituma. Uri impyisi igira urwasa, yafashe ntirekura. Nanjye impyisi ndazibuka ku bantu babaye i Kigali, murazibuka impyisi ku Muhima. Murazibuka impyisi ku Muhima, buriya ngira n'agastori kamwe kazo ntajya mpindura, ariko uyu munsi ndakavuga. Impyisi ubundi zabaga ku Muhima. Uza ahantu havuye ngo nta mupfu w'itabi. Nta mupfu w'itabi. Ujya ubyumva? Njya byumva ariko sinzi inkomoko. Inkomoko rero nta yindi. Hari ahantu twari dutuye ku Muhima kera, so hari umukecuru wahabaga munsi y'iwacu gutya, bahitaga ku Muhima w'impyisi, nyine habaga impyisi nyinshi cyane. Noneho rimwe impyisi iza yashonje byatari, ije kwishakira ibintu byo kurya. Noneho irimo iratembera ica ku umukecuru yarabuze agatabi, arimo aravuga ati no iri tabi ndaribuze neza, iri joro sindara, ndapfuye pe, ndapfuye. Impyisi igata mu gutwi, igateye mu gutwi itivuga iti aha ngaho uyu ndamurya turi no joro. Ngendanye nk'impyisi ihita itegera avuga ati ngewe ndamakinga ashobora ko nta muntu uri bwinjire muri uru rugo, kandi n'umukecuru ntari busohokemo, ni ukuvuga nta tabi riri bwinjire muri iyi nzu. Impyisi iryama ku marembo, iracunga, ikubita amazamu, ikubita hirya no hino, irareba. Noneho
sinzi ukuntu yabyutse ndibona mu gitondo izuba riratse nta muntu winjiye ntaki igiye kubona ibona umukecuru asohotse muri akabando n'abantu bajya guhaha Nyabugogo batangiye gusohoka aravuga atavuga ahantu n'imatinda n'injye uri buhapfire itahare igenda yimyoza byatari igenda ivuga ati sha nta mupfu w'itabi pe so abantu bari aho hafi rero bayumvishe igenda ivuga ati nta mupfu w'itabi nuko byaje bahita babitwara gutyo bati ko burya nta mupfu w'itabi mwene kanyarwanda buriya ni umuhanga cyane. Yes, abantu bo ku Muhima ndabazuje cyane, abantu bo ku Muhima w'impyisi. Yes, izo ni story ariko zaje. Hanyuma Mitali, umuhungu wa Mitali. Sir. Ni Mitali. Siko babyuza? Yeah, Mitali. Mitali inde, wowe uri Mitali Bosco? Yes, Munyaneza. Munyaneza. Yes. Iso bajya bavuga ngo iso ninde sha? Kazitunga. Uretse ngo ni Kazitunga. Girasotunga. Tunga jeje. Giraso jeje. Jeje karacitse. Jeje mahina. Jeje mahina. Giraso mahina. Mahina byavu. Giraso byavu. Byavu. Bagabo. Byavu bagabo. Giraso bagabo. Bagabo. Nanjye ko hano hise karacitse. Bagabo Sindi, niba ari Sindi. Ni Sindi? Sindi. Giraso Sindi. Sindi bya. Sindi y'abakwe. Aha, giraso bakwe bageni. Giraso bageni ndaro. Bageni ndaro. Giraso ndaro kimizi. Giraso kimizi kimira amasuka. Giraso amasuka masuka myobo. Giraso myobo y'inyaga. Giraso nyaga gahembe. Giraso hembe kotsi. Giraso kotsi kabatabazi. Batabariye he? Irunda na Gihara. Bahishe iki? Akanyibara gaki. Akanyemera ngira ngo service n'akantu bahisha akantu Mike Karangwa agira ibitekerezo bitari byiza akantu ahita agafata mu bundi buryo Mita ndumva ikinyarwanda kikibuka ndagerageza. Umaze imyaka myinshi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Imyaka ndayisunitse kabisa. Umaze nk'imyaka ingana ite? Nayinjiye itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 2010 imyaka 16. Umaze imyaka 16 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kirageze kurenga. Kandi wajuje kwiga? Aje ndi umunyeshuri nkirangiza segonderi. Ukirangiza segonderi waje uri agasore? Gasore kumugenda. None usubiraho uri du. Aje ndi agasore kumugenda. Wow. Ndashaka unganirize uri umuntu udasanzwe. Ibyo ndabikubwira kuko nagerageje kukumenya no kukuganira n'abandi mbere yo kuntekereza kugutumira mu kiganiro. Uyu mugabo turi kumwe afite masters no kuvuga ni nka maître sibyo mu bijyanye na arya buriya twabyita mu kinyarwanda ari gutera banavuga gande abagayo bayita igari y'umwuka mu bintu bya Gariyamoshi ni ibintu bita okay bimbwire mu cyongereza. Gariyamoshi railroad. Yes. You want to akora amakanu kaka accent. Railroad. Yes. Rail so niye ziriya tratuntu rail ni ziriya ibirabo ubuntu bumeze nk'umuhanda wa Gariyamoshi. Kuma tubiri. So afite masters mu bijyanye n'inzira za Gariyamoshi. Uko bazubaka, uko bazidesigninga, uko bazikora. Ukagira bachelor degree muri civil engineering. So the railroad engineering nayo ni civil engineering kugenda uhitamo maîtrise. So no kuvuga wize civil engineering ariko umetriza mu bijyanye no kubaka inzira za Gariyamoshi. Yes sir. Wow. Yeah. Ukagira kandi ukaba ufite na license mu bijyanye n'ibintu bya finance, ibintu bijyanye n'amafaranga. Yeah, so mu cyongereza cyangwa bavuga by trade ibyo nize ni an engineer. Oneho haba ndi license financial professional. Ubwo nukora iki ubwo yewe n'umuntu ugira abantu inama mu kwiteganyiriza cyangwa se guplaninga gutegura finance zabo bakazishira uko zikwiriye kugira ngo batazatungurwa n'ubuzima. Mburaza kubimbwiraho nabyo hatazanye umuntu utungurwa n'ubuzima yaragukurikiye. Umuntu udukurikiye muwe muretse afite story nshaka tubwire ariko mbere yuko araza kwitubwira aze no kutubwira
n'ibyo ngibyo byatugira inama y'uburyo twaguye gukoreshamo amafaranga yacu. Hanyuma ikindi noneho uri n'umuvugabutumwa. Yeah, I'm a minister. Ijambo ry'Imana mbwira abantu ubutumwa bwiza, borohereza abantu imitima. So mu buzima bwanjye busanzwe mvuga amafaranga nkababwira abantu n'ubutumwa bwiza. Ntago wabwira kimwe ngo kandi ikindi babe basigara inyuma. Ubwo uvuga ati mbabwira amafaranga n'Imana. Mbabwira amafaranga n'Imana. Imana buriya twe yaduhaye misiyo imwe no kuvuga ubutumwa bwayo bwiza hano ku isi. Ku isi abantu baragoro isi iragoye. Abantu bakeneye ubutumwa bwiza buborohereza imitima. Wow. Yeah. Ugasengera muri church? New Life Global. New Life Global. Muri Arizona. Ubwo aho ngande mbona nashaka mwumva umuntu turi kumwe ko atari umuntu mbani wayicishe bugufa akaza kwicarana na ALLY SOUDY muri ALLY SOUDY on Air. Ntago ari ibintu byoroshye. Ariko mbere yo kugera kuri ibyo byose wize muri university ya university ko nize university mu university but tunyiza muri Amerika. Nashaka kubatwara nkabatwara muri make n'igihe cya primaire secondaire. Oya ndashaka ngiye hejuru ubundi mpite nkumanura hasi utubwiye ibyo bintu byose ubuzima wanyuzemo urugendo wanyuzemo kujya ugere kuri ibyo bintu. Okay, university ya nyuma narangijemo masters in University of Illinois muri Urbana-Champaign. Abantu bari muri Chicago. Chi-Town. Shout out Chi-Town. Muyita Chi-Town. Chi-Town. Yes, sir. When CH na I. Muri Chi-Town. Mba nima nabigisha abantu mukurikiye utazajya Chicago gatanya ngo ngiye ngo ntuye muri Chicago ngiye mvuye Chi-Town. Chi-Town. Cyangwa ukavuga Chirac. Yeah. Kana siniko nagashobora ngo ni Chirac. Chirac. That's Chicago. Chirac. Chi-Town. Yeah. Oya ngiro nyigishe iyo pronunciation yiyo yindi ngo ni Chirac. Shylock. Yeah. Shylock. You come out know about locals or I'm Chicago. Where you from, man? I'm from Chirac. Shylock. Yeah, Chirac. Shy. Not Shy is Chicago. Shy. Yeah. Oh, Shylock. Yeah, Chirac. Yo, bro. That's right. What up, man? My name is ALLY SOUDY. I'm from Shylock. Hey, my man. See? My man. You know. You know what I mean? Yeah, you know what I'm saying? Yeah. You know what I'm saying, right? Yeah, man. Bro, hanyuma ndi wize oni? Indeed, University of Jackson State University. That's in Jackson, Mississippi. Shout out to Jack State. Tiger, yeah. Jackson State. Jackson. HBCU ku bantu bari muri Amerika wenda bahize ni amashuri yigwamo n'abirabura gusa. Ambo? Yeah. Kubera iki? Any story nayo ndende ariko amashuri kera urabizi ko abirabura batera bemerewe kwigana n'abazungu. So hari amashuri bagiye batangira bapusa abazungu mugomba kutwemerera abanyeshuri abirabura kwiga. Ayo ni umwe mu university bagiye bashinga kugira ngo abirabura bazajye biga bonyine mu buryo bw'ivangura ruhu. Bakorerwa. Kugira ngo batigana n'abazungu. So ni munsi ze niko bikimeze ntago ivangura ryarashize predominantly no kuvuga ngo 99% n'abirabura. Ariko n'abazungu buno no harimo abazungu to be honest mu myaka 3 nahize nabonye nk'abazungu nka batatu. Abazungu nka batatu cyangwa bane, you know. Wow. Yeah. Aho tuvuga ni muri Amerika. Yeah, so mbere yaho ni muri Afrika. Mbere yaho nari nanjye nkiza muri Amerika natungukiye muri Cal Albert State College. Ni muri Oklahoma. Pronunciation zawe sinzi ko turi bushoboka. Cal Albert ni muri Oklahoma. Cal Albert. Yes, Albert. Yes. Car Oklahoma. Bro, mfite ibibazo uyu munsi. Abantu twigiye muri amayikore primaire dozi wacu. Icyongereza cyacu tukakigira ku mihanda tunavanga. Uyu munsi sinzi ko ndibashobokane na MITALI. Muri Car turabihuza. Umva ujye tworohera kugira ngo tumenye ibintu uri muravuga. Yeah, Cal Albert rero niho natungukiye ninjira muri Amerika natungurikiye muri Oklahoma. Ni muri Oklahoma. OKC Thunder, ikipe mfana ya basket in Oklahoma City Thunder. Champions. Okay. Yeah, OKC. OKC. Which is Oklahoma City. Bayita OKC. Yeah. Ndimo ndashishuka hari utuntu twinshi munsi ndavana namenye no muri Amerika kabisa ariko naho muri cyo utaruzi ni muri hirya no hino utaruzi bamwita MITALI rero urumva urugendo rwe urumva byinshi uwariwe byaciyemo ntago ari urugendo rworoshye kugira ngo ugeraho. Yes sir. Yeah. Reka tumanuke. Yeah. Tumanuke. All right. Nakunze kuvuga ko ngo ukomoka mu Mutara. Ma story uvuka kwande. Yeah. No kwande nande. Ima story yanje Bosco niko banyise mu batisimu.
nitwa Munyaneza Bosco Mitali ni muntu ki nturukiyo ngiyo za Gatsibo niba ku bantu bahazi Sharat Umutara abantu mu Mutara nize muri école primaire Rwembogo Primary School kutavuze shout out rwe shout out to Rwembogo Primary School no RW yo shout out yano muri Amerika hari abantu tubishiti zanjye twiganye kuri the same primary school mugenzi Alphonse muri Tennessee yeah bamwe twize ku ishuri rimwe petit frère wanjye nawe muri Arizona wize Rwembogo Primary School so urumva tura representing you know yeah secondaire nize ku bigo byinshi sasa so yo biri mu bintu bituma bikubwira ngo ni Bosco ni muntu ki yeah nakuze mu rugo banyita akabyiniro ka boss yeah ukiri n'umwana yeah nyiri umpeti kabisa kuri quartier waza ukabaza ngo Bosco ntago ari kumbona waza kwa boss ni he bakuzana mu rugo kubera niko kabyiniro papa bamwita papa boss mama ni mama boss niko kabyiniro kuri quartier ambo urumva you know ngiye kuba iyo maze gusobanukirwa ku bintu by'imwuka mvuga ko abantu babyeyi banje boss nakantu ko guhanura I'm a boss yeah ariko mbere ko tunakomeza story aravuze ngo ari boss nta kibazo nkuyemo ino mpeta nayo wayiya kuko nayibonye ukiza ndavuga nyigira amatsiko aravuze ngo ari boss ndavuga ndayizana iyi mpeta niyo muri company bayita WFG that's right ni impeta baguha iyo ugize winjije $100 by'amadolari bahita bayiguha iyo ubyinjirije ako kanya sinzi imyaka maza yambara ariko binanditse $100 by'amadolari nabanje kugira ngo ni ya Illuminati so no kuvuga kuba ari boss sinabihakana wambaye ino mpeta kuri account ufite amafaranga ngaho kuri account savings ubundi nge savings nta mafaranga bariho amafaranga yawe bari mu understandiza amafaranga kera niho nayashyiraga ndagusanga yuko hari ahandi banki yashyana iyo nshyize amafaranga yanjye so cyo nkora ngira gute nshinyuma banki nkajyaho nge na banki tugahurira yo bagiye kudepoza yawe nanjye nka depoza yanjye ibyo nibyo bintu nshaka kugira tuze tuganire tujye tumenya eske banki ni hitwara amafaranga yanjye iyo nyashyize muri savings account ntago yicarayo arandi bayajyana so iyo niyo mabanga tugera duhishura kubera iki banki ntago za volunteering kuza kubikwiye no okay wenda ubwo turabigarukaho umbwira n'imitungo tunze yeah kuba baragwanuriye mu rugo witwa boss uratubwira uyu munsi ntabyo kuduhisha yes hanyuma mama boss papa boss ubyeyi banje nize ubwo aho hari mu kayikare muri Rwembogo ni mu Rwembogo ni ubwo niko karere ryose giteria yari se imbwo ni mu kayikare karere ka Gatsibo kera yari Gabiro ngubu yabaye hari muri Gabiro ni muri Gatsibo okay so abantu ba Gabiro so secondaire marangije nanje ndatsinze cya leta amagarano bita Kayonza Modern ahantu bita mu Kiyanja hariya igeze igahini ukarenga mukagera muri rya usa n'ugirwa ikibungo ujya Tanzania Kayonza Modern naho ngaho nahize umwaka umwe bampereza aramvuye abiro shaka kubyumva se wize umwaka umwe secondaire bahita bakwirukana barasetura no mutara ni mu wa mbere narangije umwaka wa mbere sorry byari mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka igihembwe cya mbere cy'umwaka wa kabiri umwaka wa mbere kwa bakwita babita abaruru so nangije umwaka w'abaruru umwaka wa kabiri ntago nahatinze nahize igihembwe kimwe bahita basetura abanyamutara yuvuze gusetura barabyumva nose baguseturiye iki bakwirukaniye iki narakubaganaga personality yanjye nari umuntu ugira nagize amakosa nakubise ingata ukubise ingata urazizi ukubise ingata ndayizi no singata wayikubita bakakwirukana gute uragubizi yo ni terime twitaga waruru aho mutara wara ingata abantu wakubise umunyeshuri mushyashya urumva narihoreraga baradukubise tukiri ingata ndavuga nanjye ntegereje ingata tu igihembwe cya mbere urumva ingata zikiza igihembwe cyazo za mbere bansanga naciye igiti rero urumva ntabwo amashuri wabitorera which I respect so nukuvuga warazi gukubita umuntu from nowhere nta nicyo mupfuira kubita uko nanjye bankubise urabyumva nawe so byabaga ari ibaze urabizi byo muri seconde hanyuma turayikubise barakwiruka basanze ndi kunyuzura ingata ndabizira ariko mu kusanga urumva nagira bagafite n'ibindi birarane by'amakosa natoroka nkajya Kayonza kureba gasobanuye so narumpe tukubagana ubwo turi nko mu he mwaka ho
buriya byari nko mu 2002 cyangwa na gatatu aho ngaho. Yeah, kuko nanjye segonderi 2008 so nanjye muri sifari mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri. Yeah, so bamaramvuye hano nagiye rero nahantu bita Nyakayaga. Shout out to Nyakayaga secondary school. Ni bya bigo bigira tronkome gusa. Ubwo hari mu wa kabiri. Hari mu wa kabiri. Ubwo cyari kimeze nk'igihano kuko hari mu giturage nayo ni muri Gabiro n'ubundi. Muzehe hararakara aravuga ati rabizi. Cyari ikigo cyegeranye no mu rugo uzajye wigutaha mama wakomeze kugucunga kurebera hafi kuko muzehe yakoreraga i Kigali icyo gihe yaratarasaga ntago yabaga ari mu rugo. Ndababara rumva ntashaka kwiga muri quartier hano kuri iro byumva nawe ariko shima Imana buri ibintu bibaho mu buzima kubw'impamvu. Shima Imana bo yatumye banyirukana Kayonza ko Kayonza burana ari umuswa nari umuntu uri average ngeze Nyakayaga birantungura mbu wa mbere. N'ubwenge bwiyongere cyangwa agiye kwigana wabaye wa mbere muri ntabwo nshaka gukoresha fateri matuma abantu mwiganaga batibona ukundi hari ukuntu uwa nyuma mu bahanga ariko rero ko uwa mbere mu basa urumva ni bya mashuri ubwenge bwawe bwazamutse biri I think both byombi so uko byageze Kayonza nabaga no guhindura environment kwa kundi bagukubagana abarimu bakurega ngiyewe nakoze amaskando muri Kayonza modern nigeze gukora skando iyi ngiye umwarimu w'umugande watwigishaga geography aca hasanga class imira sakabaka urabyumva gusakabaka ni iki gusakuza gusakabaka no gusakuza no gusakuza zasanga duzwa ko nimwe mudafite umwarimu udusakuza araza tu class yose muze mupfukame hariya barangije baradupfukamisha bajya nko kutwandikisha lettre isaba imbabazi cyo gihabaga ikintu cyitwa black book nka blacklist ushye wandika lettre yawe bakashyira muri black book wakora irindi kosa bagapuringa ya lettre wicira igihano urabeho ndabireba mbona kuntu nkubagana ndavuga iyi lettre ni nyandika ntago nzamara kabiri so cyo nakoze navuze babizi mbwira mpeti ushiti yanjye twiganaga twari twaravuye muri quartier ndambwira mane ngiye gukora gafente tu ngiye kwihwereza uyu mwarimu ibintu byose tubitera kavuruvayo bivipfe avuga you are joking right arambaza ndi gutera blag avuga no watch me ndagenda mpagara imbere y'umwarimu agira gutya Bosco yari umuganda atazi ikinyarwanda avuga go sit down nanga kugenda I said go sit down ankoraho gutya kwa kundusu ni kumpeti ngugenda wicare ankozomba ndirashye ndashya amaguru twari muri refe ndabyibuka niga senior 2 mu wa kabiri secondaire nari senior 1 actually yeah duwaye w'ikigo kwa kuri byari mu gihe cyegereje ibizamini bya leta yari yagiye kwitsimba ahantu mu nguni kugira ngo yigire icya leta head boy yarimo nko muri senior 6 umwarimu abonye umwana aguye agira ubwoba arirukanka afata bya ipapuro abantu barimo batangiye kwandika ko hari abana bitondaga bavuga ngenda byandika nta kibazo ntabwo bazongera kufata mu ikosa ayo ngenda avuga ntago iyo risk nayifata so ndashimigera ndagwa baraza baraterura baragenda bansuka amazi barahungiza bya bintu birapfa gutyo iyo risk kandi tuyakanuga kaciye muri modern so abantu ba modern Kayonza modern barakibuka kuvuga story riri raw ni woni wendi tujye na umuntu kora utuntu twanjye nihariye hanyuma ukomeza ngeze Nyakayaga ntangiye nabaye wa mbere birantungura nanjye si byagenze biti eske nabana batari kuri level yaho mvuye cyangwa yes niba abantu babaga bataratsinze icya leta bari biga aho ngaho cyangwa se batsinze icya leta batabonye amafaranga iyo ko kugura ibintu bakabakigiraho muri quartier be nanjye mfatiraho tumbonye mbaye wa mbere cyo ginangaga ndabyibuka niga Kayonza tinye ko nangaga imibare umuntu wabaje kuba engineer ningaga imibare kwera umwarimu wigishaga imibare yajyaga ndega kuri papa nanjye nkamwanga nkamupinga nkajya muteza abandi banyeshuri so ngeze Nyakayaga mbona imibare ntangiye kuyitsinda physique byose abantu bimera ariko noneho kwa kubagana kwanjye headmaster wa Nyakayaga yari inshuti ya papa so yari yanko wanje akajya nkubita kiboko nabaga natorotse ikigo nagiye nko gukina biyari nagiye kureba filime akanshiraho ba maneko headmaster Musafiri ndagushimira kabisa kwa mbere umubyeyi inkoni zawe hari cyo zakora kabisa zaranshepinze none uko kunkubita kiboko bituma ngira gute nta kazi inshuti nta muntu ashaka kugendana nanjye ko barakubitwa kandi ari abaspy bakugenda urumva naho bakavuga kugendana na Bosco nuko witeguye kiboko abantu bancikaho gutyo none ntangiye kugenda ndi ntare yiragira ikicyura nuko natangiye gukonsantra nkajya niga
ntangira kuba uwa mbere tunarangije Nyakayaga ndi uwa mbere njya muri LDK lycée de Kigali ni ukuvuga warangije ikizamini cya troncome waragitsinze ari we wa mbere muri Nyakayaga aho ngaho muri Nyakayaga izina ryanjye riri ku kabaho hari ari ku kabaho baguha na bourse oya cyo muri secondaire babyitaga kujya mu mashuri ya leta amashuri ya troncome ujya bakohereza muri lycée de Kigali lycée de Kigali ishuri rimwe mu mashuri akomeye kigiye mu Rwanda lycée de Kigali nayo nayize umwaka umwe wa kane so LDK wakoze iki se none wakubise champion si wayoboraga icyo gera urumva ngewe reka mbwire ali buri hari ibintu umuntu barakuna abanyarwanda avuga ngo umwana arivukira icyo uzaba ndabyibuka niga primaire najyaga nambara ko najyaga ndi ama indirimbo kuri YouTube icyo gihe abagahora sinzana twareberaga ama videos ni kuri Trace 3 cyangwa kuri televiziyo ndeba abantu ba Ja Rule ba Tupac Trace TV MTV hajya ndeba wara tipe baririmba bambaye amapantaro yabaregeje no nanjye nkajya nambara mu buryo buri different nkabwira apeti twigana ngo ndi kwitoza ukuntu nzajya nambara ndi muri Amerika wiga mu gatatu no muri Tronco wari ukiri Tronco mutaraza muri lycée de Kigali ajya mpura n'abapeti hari umupeti inshuti yanjye uri muri Australia witwa JP abantu ndi kubavuga amaze ko we are this close nabasabye kuba nabavuga kuri story they're good so arabyibuka iyo story niwanyibukije ejo bundi yanje kunsura muri California twajyanye kureba Lakers game my first NBA game JP ndabakuranye ahambwe man ndabyibuka utubwira uti ngende kwitoza ukuntu nzajya nambara ngeze muri Amerika akumva nyine ari ibintu dutera story just Nyakayaga wiviriye muri Dagasku yawe wanatorotse niviriye kureba movie nuvuye izo ndirimbo zabaga ziri mu dusobanuye ziri mu dusobanuye niho najyaga mbireba turangiye kujya niyongoza tunkambara kamarete nkajya nigenda ndi bouncing uvuga uti ni gutya nzajya mba nambaye buri jambo ni ribi jambo ni ryiza kari ururimi rurarema ni ku ijambo ry'Imana tubwira so ngeze Nyakayaga nako sorry muri LDK mfite anko wanjye tungana mu myaka witwa Rugema yigaga Gahini ye niga Nyakayaga muri Troncome duhurira no twese twarasabye guhurira mu kwiga muri lycée dusaba kujya turangana imyaka twavutse umwaka umwe twese duhurira muri lycée Ramutipe yabaye wa mbere mu ntara y'Umutara hose yari umuhanga cyane so yabaye wa mbere muri Gahini mbo wa mbere Nyakayaga duhurira muri lycée turavuga reka apeti wo muri lycée no tubereke uko byifasha hano umutara umwe wawe inka n'abantu ariko ntago mwari abanyankole abakonyine nako abakonyine nicyo ashaka kuvuga mfite umujabanye witwa umukonyine yakwica umukonyine nikabura mu uva mu mutara ko turaboroze se ntabwo nabyihaka muri lycée bura ntiwazanye n'agakoni ukonyine n'agakoni nitwaza agakoni muri kesi muri goferi imeze ya mari yawe ujyana magakoni wajyanaga na mari muri lycée ujyana ya mari y'icyuma bashiraga ingufuri zanya kunabaga muri interina wowe witwazaga imari habaga mu ikiboko yanjye n'ingufuri harimo na kiboko n'ingofero yo so turi watching Mutara inka yes sometimes ndenda nabikunda ukuntu baba bari proud nta uwumva nyine aho ukomoka ni mu rugo nyine ntacyo wabihindura umuco niko turi ni wo muco wacu byo twakuze tuze ngeyo nkora presentation muri ibi byacu bya finance mvuga yuko konyine boy wagira ngo wari weretswe ushobora kuba niba utari umupfumu uri umuhanuzi turimo turahanura muri iyi minsi so rabe konyine boy sure niho wacu niho turi duhurira muri lycée muri lycée rero ngewe nyine twari abantu b'abashapu nge na Rugema nibwo twatangiye kugira access kuri internet so nge gutwara uburyo naje muri Amerika byahereye muri wa kane secondaire reka mbivimuzi nkwereke sasa so nge na Rugema turabireba twagiraga umunsi wa kwa lab muri rimwe mu cyumweru tukajya muri lab buri class kugira ngo ba distributing ama class yose ikigo cyose so ku buryo twajyaga dusinikinga tugasubiramo mu mwanya w'indi class twigaga math physique nikaga math physique cyo gihabagamo section za math physique za biochimie na science men twigaga muri math physique mu wa kane tufite isaha yacu ni mu cyumweru no abandi babo muri Troncome cyane abandi ba 5e secondaire bajyamo natwe tukaza tugasinikinga nge na Rugema so tuba distracted cyane ibintu by'amasomo ntago twapengaga attention ntago twitaga ku masomo yacu so tutangiye kugira apeti ya internet tuba addicted turabikunda cyane
ariko twaba turiho tukareba amashuri yo muri Amerika tukareba n'amashuri yo mu Burayi no muri Canada nuko nguko inyota na desire kumva ushishikarizwe no kuzajya kwiga hanze byaje ngiye na Rugema icyo twakoze tubona batangira badufashe badukurira inzira ku murima babafashe mu kiga mu wa kane urumva ntabwo byari kosa rya kwirukanisha ariko ntabwo twe tubyemerewe gusubira muri lab mu gihe abandi bari class yindi class icyo twakoze dutangiye kujya dupfumura ikigo dutobora ikigo mukiri mu wa kane nibwo mukiza mwaka wa mbere muri abantu bavuye mu Mutara za Gatsibo abantu batangiye ibyo bintu byose twatoboraga ikigo abantu bavuye za Gatsibo hakurya abantu bari Gatsibo turabasuze za Kayonza kurya na za Gahini za Kizu wacu ni za Kayonza inyuma ukareba aho bita za Rwisirabona za Buhabwa abanyabuhabwa tutajya kujya dutobora ikigo tukajya hehe muri Kist muri Kist urabona hariya uzamutse mu Kiyovu bitagariya tugaca mu biryogo twanze karya ubugari bwa senkani n'ibishyimbo tugata twigira hehe muri Kist muri lab computer lab ya Kist igihe twarazaga nta wapfa kumenya ngo wiga muri Kist cyane urumva yabaga ari lab yuzuyemo ama computer ariko adafite internet idari connect nta connection zifite so icyo twaguze umugozi bitwa Ethernet cable abantu benshi n'uyu munsi ntago wazi yariyo Ethernet cable bamenyera ama wifi ni wa mugozi ugenda ugacomeka kuri computer yawe ukayicomeka kuri wall zabaga zifite tuntu ariko na hano banza gahari na hano karahari buri nzu ibigafite so Ethernet cable ucomeka kuri desktop yawe ugacomeka kuri wall karimo aho ngaho inyuma ya televiziyo muri studio tugira njye na Rugema turakagura tukagenda muri marete tukagenda tukicara tugatanya gusafinga tukandikira amashuri yo muri Amerika tukabandikira tugachatinga n'abantu b'aba admission directors none abapeti muri Kiste bagatora umurongo bati computer twayifashe abapeti ni warangiza nitwe dukurikiraho so nabo ubwabo ndatekereza ko ntago bari babizi technique twakoreshaga iyo twarangizaga tugacomokora umugozi wacu uwo yajyaho bakitotomba iyo bagiye ko internet igenda bite ntibazi ibanga ibyo ryari ibanga ryacu rero tubonye yuko Masabo rest in peace headmaster wacu ari Masabo batangiye kutugira amajanja Masabo niwe championnat yari nyuma ya championnat ni Masabo nawe yitabye Imana rest in peace batangiye kutugira amajanja atapete wapfu muri kigo batangira gutangaza report mu kigo tubona nabyo bitangiye gusa nabi twakoze imbabazi mbere na mbere umubyeyi wanjye uko twaramubeshye nge na Rugema tujya inama nk'abaryi b'imbuto tujya inama tuti tubeshye abavie yuko muri lycée abarimu basige batagifite abarimu bari for beza tujye Indera après imagine kubwira umubyeyi ko risitigisha Fred ariho bigisha dutekera abasaza bacu mutwe turababwira abari muri lycée ntago babahemba neza Indera ni privé babahemba neza ibazo urumva twishyuraga amafaranga make muri lycée de Kigali tujya muri privé ndabyibuka urumva Fred nari ntaragerayo ngewe naho nkumva ari ikigo cy'igitangaza nyine cya danje ariko mu byukuri academically ariko reka nkubwire buri icyo uzaba ntawe icyo uzaba Imana ifite uburyo ibigenza so basaza tubatekera umutwe muzehe tubona ikinyuma kiramufasha hope irafata muzehe ahita dukora atwemerera tujye gusaba ikigo kwa Kalisa headmaster nawe yitabye Imana rest in peace yari umubyeyi cyane muva muri lycée de Kigali tabirukanye nta muntu n'umwe ukoze amakosa mwarayakoraga ariko batabafashe nta wadufashe batabirukanye mwijyana muri aprede cyane rwose gusa kugira ngo mukomeze ububanza voluntary aprede byose nagaruka tubise amabanda ariko birazwi ko mwakoraga ububanza bafite inshuti zaje zose ndanabasuhuze aprede yose n'abastari bose bize muri aprede ariko hagati aho ngira barakwinspiringaga ngeze muri LDK mu mwaka wa 4 I think icyo gihe byari nko muri 2005 hari ikintu cyabaye ku buzima bwanjye bwana nakuze ndi umukatolike warugeze ndakuze muri famille yacu twakuze turi abakatolike ni izina Bosco ryavuye anyita Bosco abapadiri
Bosco ni izina ry'abataliyani Don Bosco Don Bosco so ni izina ry'abapriest bo muri Italy ngeze muri LDK naje gukizwa kwiyegurira Yesu naretse ububandi ntabwo waburetse warabugabanyije narabugabanyije cyangwa bishe kuburetse honestly icyo gihe kabisa natangiye kugira discipline ndase n'igiki cyaguteye ubwoba cyari gitumye ukizwa nta kintu cyanteye ubwoba najyaga nkunda ibintu byo gusenga nkajya gusenga just kwatendinga ugiye kureba abakobwa bashatse kubivuga nagiye kureba abana story y'Imana wumbeje ahubwo wijyane n'abana ahubwo ugiye gusenga Bosco I'm guilty as charged nagiye kureba abana tu so niyo mpamvu ngira abantu inama mujye mureka abantu baze birebera abana kubera yuko umwuka wera aho niho gufatira nanjye nabaye convicted umwuka wera niho yankonvitinze ndavuga urabizi numva ndimo mfite umutima uncira urubanza nuko nahisemo kugira gute ndapfukama ndatura ibyaha byanjye ibya katolike ndabyibagirwa uburanza muri lise narinzi ngo none ngeze mu mujyi ngeze isite urabona muri LDK yegeranye na hariya mu Kinamba habaga akabari kuri Kaoshi yari ni Cadillac na Cadillac za Kaoshi byose byari hirya utambitse haraka so aho ngaho navuga muri Cercle ahubwo Cercle yo iri munsi ya Visedo Kigali iyo umanutse ukajya mu Kinamba haraka ukomeje hirya Kaoshi na Cadillac nanga niho nzajya njya kubyinira tu ariko nza gukizwa ibyo byose ntarabigeraho ntarabona uburyo tarajya muri boîte iyo napfumuraga ikigo nabwo nigire muri kiste gushaka internet nge narugemo you know so muri church naho ngaho umwuka yaramfatiye ndakizwa ndatura ibyaha ntangira kuba active mu rusengero njya muri korali muri lycée muri second muri senior 4 njya muri korali band tangira tubyinira Yesu numenya aho Imana igufatira ariko ntunamenya naho shitani gufatira na shitani bikarekereje uko yahise yongera gufata ujya kubeshya ababyeyi reka dukomeze twihuta kugira ngo tutaza kudufata ko ndashaka tugere no muri story zo muri Amerika ko nzi ko waciye naho mu bintu bitoroshye so urumva impamvu ndimo kugimuzi nuko izi story zo zira so nongeze muri story rero kurangiza abarimu indera tugezeyo tubona ishuri nta kibazo turi mu wa 4 sorry mu wa 5 abarimu indera bazaga kwigisha mu gitondo hari bisi y'ikigo ajyaga kubafata mu Giporoso sibyo yararaga ku kigo mu gitondo ikajya kubafata mu Giporoso kugira baze kwigisha na nimugore ikaba depose guess what iyi modoka yagendaga mu gitondo igiye gufata abarimu mu Giporoso twajyanaga na bisi y'ikigo nge na Rugemo tukajyana n'umushoferi wa bisi gute se mwabaga mwamwishyuye se twigiragamo tukamubwira twe turatashye nose biremewe yaremeye gutwara abanyeshuri aya makosa naye ntago aremere kudutwara ariko naramubeshya twamuteraga n'akantu rimwe na rimwe ahubwo yivugisha ukuri vugisha ukuri hari ikintu cyagombaga kuba cyabaye kugira ngo yemere mu banyeshuri bose bari mwebwe atwara twebwe guza mu gitondo bisi yapfaga guhaguruka yagendaga mu cyakare twabaga turi tayari tukajyana nayo kurumva yagomba kugerayo mu cyakare abarimu kugira ngo baze bagere ku kigo amashuri amasaha yo gutangira ishuri ataragera urumva twagendaga mu cyakare cyane so ubwo twabaga tugiye muri internet muri Kiyi now this time muri Kiyi kubera iki computer lab yo muri Pred ntago yari nabo badukwirukanagamo mu session atari class yacu twabaga twigire hehe muri Kiyi urabona indera ntago bari strict cyane nkarisi tukirirwa iyo ngiyo baze kubisikana n'abarimu baje kwigisha abandi twebwe twigiriye mu Giporoso inarugema nuko ngo twagiye tukajya muri shuri none amashuri yo muri Amerika tukashyiragamo amazina yacu tugashyiraho boîte postale y'indera bakatwohereza ama pamphlets ariho amazina yacu Bosco Munyaneza Rugema Alex bakayohereza kuri boîte postale y'indera y'ishuri abanyamerika bakunda kwamamaza nubaha adresse kabisa bazakohereza akantu sakano yo kaza kari izina ryacu hano kumva wageze muri Amerika bro none aba directeur bakayabona n'abarimu bakabona ariko nabo igihe bari batarabisobanukirwa neza ibyari byo akabasaba abana bigo by'amashuri ama university muri Amerika aribo ndibuka Rugema hari university yakundaga yitwa Embry-Riddle University yo muri Florida Rugema ashaka kwiga aeronautics yari dreamuye iratwandikira ishyira amazina yacu bro tukumva twageze muri Amerika ibyo byaduhagereza icyizere guess what uwo mwaka twiga muri 5e secondaire twaguze passport ya mbere rabyibuka iyo passport yaguraga 50 y'amanyarwanda
muzehe turashwana aravuga ngo urangiza amafaranga ariko yari dream yacu kumva ko tuzajya kwiga hanze icyo gihe noneho amakosa twarayakoraga ariko twarasengaga still bikubwiye ko nta mukristo uri perfect ntawe ubaho nanze twagiraga amakosa yo gutoroka ikigo ariko turi muri church still nta bintu byo kwirukankanya abakobwa no kunywa inzoga n'ibiki byose ntago mwasambanaga na wapi y'ubusambanyi kabisa nane ibyo ngibyo ntago twajyaga tubikora twakoraga ibintu by'abana byo gutoroka ikigo nasindaga ari ibyaha bizwi byakorwaga n'abanyeshuri muri Amerika yo nabyo nabigeraho turabigera okay reka twumvaho byazi gura passport ya mbere nge na Rugema ndabyibuka twahagaze imbere y'urusengero turavuga ngo Rugema ndamwibuka afata mic aravuga ati me and my nephew tuziga muri Amerika murimo gusenga mufashe passport kuri ugiye no gutanga ubuhamya dufite passport twarazitahanye tuvuye muri biruhuko turavuga ngiye na Bosco aravuga ati ngiye me and my nephew tuziga hanze muri Amerika nuko ndabyibuka Rugema yahagaze imbere y'urusengero abivuga wumva ikishazaje akarwa imbaraga zo kwatura so ariko mubwo twajyaga muri kiye ntago twakoraga internet gusa twajyaga tugasoma n'ibitabo by'imibare byo muri kiye akenshi twazaga muri class tugasaba abanyeshuri bagasanga turi advanced kubarusha Rugema yabaga wa mbere muri class nkabo wa kabiri tutiga so twiga math physique twiga math physique twagendaga tukigisha akenshi 80% twarigishaga akagira of course ntago twagendaga iminsi yose urumva n'inote harigeze atobokaga bikangombwa kuciringa ukabanza ugashaka utunote kongera gusubira ku gakino so Rugema Alex yabaga wa mbere ukaba abo wa kabiri muri class math physique ku cyose utabaga wa mbere Rugema abo wa kabiri Rugema yarananiye kumutsinda umva nagerageje uramutipano yansindiraga ubuze ko Rugema yavuye i Bugande ansanga mu Rwanda akuze ariko umutipe yaraje atangiye kundusha igifaransa kandi mbona kuri CV yavuga n'igifaransa rero tu parles français un peu de français comment t'appelles-tu je m'appelle Bosco Munyaneza Mitali je parle français de France ikintu namaze kubona ubwo hari abantu bari genius bavuka bafite smartness ari ikintu cy'impano nka as a talent not just kwiga gusa I guess urumva ngewe nge na Rugema twubundi turi ntabwo turi book smart street smart ntihari abantu bagize amatsiko yo kumenya Rugema nanjye Rugema nawe no kuzamunzanira Rugema kabisa very genius guy uba akora iki ari mu bintu bya software engineering ari mu Rwanda yakorera mu Rwanda yaratashe yize hano arangije ndakubwira uburyo yaje sasa so tubonye passport twibera muri kiye tugasoma muri biblioteke ya kiye tugasoma ibitabo by'imibare tukaza kabisa imibare tugasanga mwarimu yatwigisha akabona turi advance tukajyana na mwarimu nkaho tutigeze dutakara igihe twabaga twagiye twajya kuri internet ne tukagera n'umwanya wo kujya muri biblioteke ntabwo twakoraga amakosa mabi now senior 6 irageze 2008 nibwo twarangije senior 6 umva Rugema naricaye ibintu ukoze kuvuga imbere y'urusengero amafaranga yo kujya muri Amerika tuzayakurahe ababyeyi bacu turaboroze inka wagurisha zingahe se n'itike y'indege kugira ngo zivemo ntibyashobokaga byari ikintu kimenyetso cyo kwizera faith now secondaire arangiye turarangije senior 6 dukoze icya leta amanota arasohotse nicyo cyagiye hari presidential scholarships bigiye mabona scholarship ya leta yo kujya kwiga hanze cyane rwose bakubwiraga igihugu uzajyamo cyangwa yari izo mu kuza muri Amerika bafataga abanyeshuri bakoze neza muri science mu gihugu cyose abambere mu gihugu so Rugema yari mu bambere mu gihugu yari mu bambere ngiye kureba nsanga ni munsi y'akarongo so Rugema yari nko muri top 10 muri math physique no babaga ari abanyeshuri benshi urumva intara zose z'u Rwanda bafataga abana bize muri za groupe seminaire zahe hose agarebamo abanyeshuri uko amanota yasohokaga mu cya leta akarebamo abambere bakagira umubare runaka abanyeshuri bakeneye kuza muri Amerika bagakata umurongo Rugema aragukorana none ruti abona ngiye ndebye nsanga ni munsi y'akarongo bwo ubwo biri muri 2008 muri 2008 so cyabaye cyo gihe ubwo yaje kwiga he yize muri Arkansas muri Harding University aje kwiga civil engineering no way yize mechanical engineering mechanical engineering Rugema ntabonye scholarship nyenda yirase bana ngiye mbona yaheheze
ya kiste bro. Aha kiste yari daje. Yari daje. Okay, twara barushaga bajyaga i Butare. Oh ya bro, cyo muri umva kiste urumva ku bantu bize math physique n'ibiki yari Institute of Education of Technology. Yari dream ya buri yari dream ya muzehe ngewe. Ndabyibuka byo ku bantu bashaka ibintu bya technology. Kiste yari imbere. Yari kiste. Ariko Harvard yari i Butare. Oh, all right. You need to start arguing us some other day. Bro, ntabwo uzabikora. Yes. Yeah, ntabwo njye nagize iyo experience ariko ubwo nahise mbabara byataye ndavuga man, kwari nziga muri kiste. No offense ku bantu bize muri kiste, respect. Ariko ngewe dream yanjye ari kwiga hanze. Kandi noneho umuntu mwayigiranye mwanasenganye passport agucanyo akurishije ubwenge ariko yarushije ubwenge bwo mu ishuri aragiye. Man, ndasigaye. Abonye scholarship amahirwe nagize ngewe nanze gutaha iwacu mu Mutara. Naravuze happy kuko Bibiliya buri hari cyane twe kivuga ngo babwiraga Abisiraheli ngo nimutegereze muzategereze mu murwa. Tubakabasubiriremo ngo nimutegereze mutegereze mu murwa. Oya tuvuga ndasha tuvugire hamwe ngo nimutegereze muzategereze mu murwa. Aho ngaho i Kigali umurwa centre bro ndovye uke turabana 10 wacu turabana 10 kandi wow umusaza wihagaze saza ariko yumvuze ngo abana ni benshi ntago ndeba umusaza ndeba mama oya papa yarafite abagore babiri ariko still ubwo mama umwe yarafite abana batanu natwe twari batanu kuri mama turabana 10 yabakubise balance ufite abagore bangahe ngiye mfite umugore umwe rukumbi. My beautiful wife. Urumva uri proud ufite umugore umwe cyane rwose. Bro, ndananyuzwe. Ntago nyuzwe kuko papi yakurebye kubonamo nk'umugabo udashoboye. Wikigwari. Uri ntago nkwita ikigwari ariko nimba so yari afite abagore babiri. Ntago byo kugira abandi. Byibura kugira ngo ugere mu kirenge cya so ntangize unamugiye hejuru kameme. Uwo muco nukuwuca kugira abagore kuwuca mu Rwanda pawe ntakiriho bitari ntakiriho ariho twararabiganira. urimo uramubwira ngo umucire umuco ahari yawukuriyemo ku bagore be. Ibyo byari kera ryari se mitara kiriho urumva uruwa kera. Umva uyu mu mategeko y'u Rwanda ni umugore umwe ako niko konyine gashobora kukurengera. Utegeko y'u Rwanda nabaza ngo ALLY SOUDY ufite bangaisha kuri n'umuyisilamu none kuna abayisilamu bahita bashaka kuduha abagore be ubuse mitara papa ni umuyisilamu muzongere so urumva twara abana 10 turi benshi ndifura so now habamo element yuko kuvuga uri mukuru muzehe atangira kumbwira ati rero ugomba kujya mu Mutara mu nka. Ndambwira muzehe kandi banagwaye na buruse yo kwiga muri kiste. Icyo gihe urumva twagiraga wa mwaka wa wo kwicara dutegereje utarasubira muri university. Mpamvu muzehe yanyoherezaga yumvaga kugunda guma i Kigali nicaye ubusa ndi gupfa ubusa ngiye mu nka ngiye gukora mufite inka nyinshi. Dufite inka nyinshi n'ubu ngubu nzakugabira numfata neza nzacyanda turaganira neza. Buriya inka ntago n'ubu nturanyizera Sudi uretse. Okay, wenda nyuma y'ikiganiro nta bibazo bijya kukubaza bibi. Ubu ni ALLY SOUDY on air. Ufite umugore umwe araguhagije bro. N'abana babiri. Nta nundi mugore ukeneye biriya bintu bya papa we by'abagore babiri ntago ari byiza. Rwose ni umuco wa kera biriya bintu. N'amategeko y'u Rwanda arabizi. Nta n'amategeko y'u Rwanda rwose ugomba kugumana umugore umwe. Inka nibagiye kungabira. Hari icyo navuze. Ubu turi kuri ALLY SOUDY on air. Then haza kubaho off air. Yes. So now ndangije senior 6 muzehe akabona nta cyizere. Ubwo icyo gihe byari bigoye kubona akazi muri Kigali. Umwana ukirangije secondaire uzabona aho akazi. Muzehe akabona nta cyizere. Cyo nakoze bro. Nahise njya gushaka akazi muri MTN. Call center. Urangije secondaire urifatura agenda wewe. Cyane rwose nandika resume abantu byose ndabishishimura ndabifabrika kubitaho experience uburyo nari prefect byose ndi kubesha kubitaho resume kabisa wamereza akazi. Umurokore ubeshye. It is what it is. Ko Abraham hari ahantu yageze akabaza ese umugore Sara n'umugore wawe atereka reka. Ntabwo encouraging. Ntabwo arubizi. Nzakwigisha Bibiliya buriya tuzajya dusoma nawe nyereke Quran. So what happened nandi kabisa nkora resume ndayitaga bampereza akazi mbona akazi kanjye ka mbere muri MTN. Abantu urumva icyo gihe waba gukeneye plug abo muri Amerika tubyita plug. Plug, who's your plug? Nta muntu ari mfite amfasha ku kaboko. So ikintu cyatumye none shishikarizwa no gushaka kujya kwiga muri Amerika niki. Nkarebaga urumva nari umwana ariko najyaga ndeba kure.
hareba abapeti barangije muri Kiste barangije za Butare bafite diplome yana kubona akazi muri 2009 icyo gihe byabaga ari ingumi nkabona abapeti baracyabana n'ababyeyi babo mbona nta kiretse umuntu ufite umwe wabo ukomeye generali cyangwa directeur general ye nareba nkasanga umuntu we wacu ukomeye ni gaporari papa n'umworozi wibereye ngiyo ntago keretse nyine uhisemo kujya gukorera kwa papa mu nka papa azaguhereza recommendation urumva abantu bafite dirdeje uri urumva ukana ngo nushaka kujya mu nka papa azaguha recommendation ni umworozi ukomeye kabisa abantu bashaka korora abundi bashaka n'amafamu bazamuzeyi yaguhaye recommendation umeze neza undi yari kaporari yikeneye yari kaporari ari gushyira muri infantry yareba nkabona nta muntu uzamfata kurwanira hasi mu ngabo zirwanira ku butaka ndabireba ndavuga rero nta muntu mwene wacu dufite ukomeye nta plug ndabireba ndavuga ntago nziga mu Rwanda ati icyemezo yuko ndavuga nta nzi kurangiza ishuri udafite umuntu ugufata ku kaboko byo byari icyo giheriko ubwo basigaye abantu bihangira imirimo so ndabireba mfata icyemezo yuko ntaziga mu Rwanda Senior 6 ndayirangije ndi muri MTN ntangira kubona akazi nkajya nkora nkabona amafaranga ntangira kwishyura bya bizamini bya ubwo deja baramaze ku announcing list y'abantu bazaza muri Amerika barugema ngewe ntangira kugira gute amafaranga nakoreraga naranibanaga nishakiye ghetto naribanaga ku myaka 10 n'ingahe na 8 19 ni Nyarutarama actually hari umugabo w'ishiti yanjye yaranyikundiye anyihera annex mu gipanga inyuma ndayikodesha ntago nayikodeshaga menshi ariko ngaho icyo gihe rasi nk'ibihumbi 10 kweri 10 ku kwezi supreme cyumba kimwe actually nari ndi kufite mu roommate my boy Emi shout out Rwahamira mwese mwahereye ku bihumbi 10 kandi dufite icyumba kimwe twarara ku gitanda kimwe ndabyibuka harimo mwaranabanaga muri ibyo bihumbi 10 nabwo yazanaga 10 nanjye 10 byari veni okay so noneho tufitemo douche na bathroom harimo n'agakoni kacu tukitekera birimo aho ngaho mu ahubwo mwahimo bayeho neza twe tubayeho neza nishyura 10 bro studio urumva ireka ipe gutyo umugabo yaratwifashirije mu by'ukuri harimo no kubafasha yaratwikundiye yabonaga turi abapeti bari ambitious kabisa niyo ngiye mu Rwanda ndamusura Jean Damascene kabisa big up so now naho ngaho amafaranga yanjye urumva nakoraga amafaranga yanjye yenshi nayashyiraga muri ibyo byo kwiga za TOEFL za SATs ibyo ni ibizamini muri Amerika bakubazaga igiye gushaka college ishuri nangiye gushaka za application nkubita murangiye umwaka wagiye kurangira mfite ama application n'ama admissions nka arenga 15 admissions amashuri amaze kunyakira arenga 15 story uburyo naje kubona admission n'ibiki hari ibyo basaba za bank statement nta muzehe urumva ntago tubivuga kimwe muze ntago ashaka konza muri Amerika kubera iki kandi ntiyagushyiraho umubare w'inka kuri statement yabaga ari amafaranga menshi kuko yaribazaga se ngize amahirwe ubonye buruse wowe uvuyeho ndi imfura wibuka ko ndi imfura barumuna banjye yarambazaga se barumuna bazabaho bate which makes sense so ntago yabikoraga ku buryo from a bad place niko ubushobozi bwabaga bumeze ndavuga ariko rero ibyo ntago bimbuza kwikomereza gahunda zanjye urumva mfite akazi kanjye singusaba urumva icyo nakoze hajya nshaka abantu abasaza bafite amafaranga bampereza bank statement ku musaza witwa Birori Steven yaramfashije cyane shaka ampereza bank statement nyereza ishuri muri Amerika ishuri ugomba kubereka ko ufite ubushobozi bwo kwiyishyurira yabaguha admission surumva barugemo bo ntago izo strakare baziciyemo izo ngewe naziciyemo zimvuna byatari so agenda kumanywa nkirwa nzihiga ninjoro nkajya mu kazi icyo narangije mbona bank statement mbona admission naho ngiye muri detail buryo nabonye admission nyibonye ngiye ntago nari nitaye ngo nzajya za New York cyangwa LA kuko ngeze muri Amerika nabaga nyuzwe nibyo nishajya natashe hehe shaka ishuri muri Oklahoma utagira ngo ni Oklahoma Christian University mu gibona graduate izama abana b'abanyarwanda wapi gera rimwe Oklahoma mu cyaro iyo ngiyo hano bagenda ku mashoveri bakira indirimbo za ba Shelton na ba za Jolene bwo ba Dolly Parton na country music kabisa ni mu byaro bimwe by'indaya ba Kenny Rogers bagenda ku mashevari umuntu mwene ibyo ngibyo umuntu abyumva baye muri Amerika umuntu uri mu Rwanda umubwiye gutyo ntago yakumva uburyo aho hana bari habi umva ni habi fo ngumva amasaha atatu uvuye Oklahoma City
amasaha atatu. Oklahoma City nani mujyana umujyi wa Dani ni umujyi muto ariko utapfize utwaye ariko rero imagine kujya mu cyane nko kukujyana nko ku Gikongoro ukamanuka hasi mu bibaya iyo ndani muri kweyo ku buryo abantu barambazaga Bosco abazungu nabo bakambaza bakandeba ninjye munyarwanda wa mbere mu mateka y'iryo shuri wahize uburyo narivumbuye ninjye na Rugema twarishatse dushaka ishuri rya make nanone. Rugema yarakiri mu Rwanda yaje mu 2009 muri fall nko mu kwa gatandatu mu kwa karindwi mu kwa 9 fall semester itangira mu kwa 8 mu kwa 8 kwa 9 nge naje mu kwa 12 umukurikiye cyane. So yaje urumva namaze umwaka nitegura nge mwari kera babitaga ngo dushwiriri cyangwa se tudatandukana ahantu kamwe kagiye we na Rugema mufitanye amateka kabisa. Twa focusinze gushaka ishuri ridahenze ishuri rya make kwa fordinga kubera iki nta scholarship ufite ngewe. So community college muri Amerika na ama college baba barateganyije abanyeshuri bigira aho hafi muri quartier mu gihe bataramenya majors abashaka ku graduatingamo cyangwa gufocusinga kujya atangiza amafaranga. So akenshi usanga bishyura makeya muri quartier nyine nizo bita community colleges. Iyo rero niyo nashatse mereza admission ndaza nishakira visa muze namuhamagaye mubwira nabonye visa yo kujya muri Amerika. 2009 kubona visa yo kujya muri Amerika nta muntu wagufashije. Ntabwo ni kera. Ndabyibuka umwa. Ko za 2009 ubwo twe tukirangiza za Butare tutaramenya n'iby'ama green card uko bikora tubyumva ariko twari mu visa bro nta muntu wafashije kabisa. 2009 2009 mbona admission nza muri Oklahoma noneho kuza se baza ngo waje utitike muzeho urumva. Ubwo ndimo ndashaka kumenya amamiliyoni y'amati cyane wayakuye. Mva yari struggle byatari byarangoye biramvuna kubera like I said my family ntago twari dufite capacity yo kubagishira muri Amerika. Muzeho urumva ku twagiranye disagreement kwa ko mfite buruse nta kindi kiganiro nashaka kumvugana nawe. Wewe wari warabaze kuvaho. Nara checking out umutwe warashaka kongera kwiga muri buruse asigarana umuhanga yuko abandi 9 asigaranye bandi. Urumva byarangoraga kumuconvincing uburyo nsiga buruse inyuma wishyura 100% rishyuriwe ngatangira kwishyura amafaranga kwe mu mufuka none mu mamiliyoni yo muri Amerika mamiliyoni y'amadolari. So ntago yari interested aravuga ati nuhitamo kugenda ndawuzirwarize ndamubwira sawa. So visa ndashimana ko nyibonye itike se ishuri se school fees tike cyo nakoze fundraising mu kazi aho nakoraga muri MTN. Umpaye 2 umpaye 5 umpaye 5 umpaye 10,000 tike ndege asinda byibuka ibyo yari $1,200 y'amadolari icyo gihe. Amafaranga menshi byajyaga kungana nka miliyoni wenda na $200. Yari amafaranga menshi cyane kubera ko tike nakoze fundraising yanga kuzura. ALLY njya muri famille hose ndazenguruka tike yanga kuzura. So hari ahantu twasengeraga ubuko icyo gihe narasengaga nari umushakashatsi ariko nasenga tu. So hari ahantu twasengaga muri MTN saa 6 z'amanywa twagiraga akantu kaga fellowship kisaha n'iminota 45 mbere kuri lunch ndende tugasubira mu kazi. Ndagira ndeba umuntu kuri iyo fellowship musaza witwa Justin inshuti yanjye cyane ndamubwira mutekera imitwe ndamubwira babizi vie mfite naragiye ni fabricira ibipapuro nkaho nabonye partial scholarship ajya mbibereka nkabwira turabona ishuri ryampaye partial scholarship nabuze itike y'indege ndamubwira story yose mubwira uburyo mu rugo bashaka kongera kwiga muri kiste si mashaka nta muntu uri kumfasha ni ngenyine ariko namubwira nta yindi scholarship yindi ningerayo nzakorera muri under table andi nzayikorera. Byanda byibuka byari muri December mu 2009. Muri December iyo fellowship ubundi bajyaga bakonga bateranya amafaranga yo kujya gufasha imfubyi muri Noheli. Umusaza arabireba arahita agenda abwira komite yabo aravuga ati rero imfubyi tuzazifasha umwaka utaha. Hano hari umwana ufite ikibazo kiri agent bampereza barakoteza yanga kuzura. Amafaranga y'imfubyi urayariye nabwo yagakuza itike yabaye itike. Ubwo numvaga aho ugiye no gusagura amafaranga y'imfubyi bro nizeye ko wayishyuye. Nasubiye njya gufasha imfubyi ugomba kuzifasha rwose. Nagiye ku mudamu we mu papa Justin umudamu afite ikigo cy'imfubyi. Waramubwiye story nyuma nagiye kumushaka ngarutse mu Rwanda njyana n'umudamu we tujya ku kigo cye
abantu tubahereza imifuka numva nakoze charity yanjye nanjye I gave back to the community ibiranze kuzura tikiranga ndabyibuka buri cyumweru kimwe byumweru bibiri kugira ngo nze muri Amerika kuko hari igihe ugomba kugera muri Amerika kugira ngo utaluzinga iki visa ya validity ya visa ndeba ahantu hose nakubise imitwe kwa kudu nta buri buye ryose waryeguye so sigaza ndiyumvira ntekereza hari umu anti wanje anti Donna uba muri Kampala she's a doctor yize muri UC Berkeley hano muri California yari umbaba anti bazaga muri vacances bagene muri Land Cruiser nta relationship mufitanye imunani nka mutanazi ni cousin wa papa bwa anti ashobora kuba yamakano niyo yampereza amadolari 100 ndabyuka naburaga amadolari 300 ndayibuka umubare sinshobora kuyibagirwa mpamagara anti yabaga Kampala ambwira muzi yamereza nimero ye ndamuhamagara yari umudokiteri cyari ataramuba icyo gihe yari doctor yari akorera yari yaramaze no kwigana muri California yari yararangije yitahira yakoraga ibintu bya USAID we had money yeah now ariko nta relation ntago tuziranye bavuga undi muri Christmas twahuraga twese imiryango nkamubona yaje murebera hariya tukaza ko urwa rutugu udashobora no kugeraho nta n'ikiganiro twagirana ayo ndavuga tungiye buri hari principe ngira jewe iri against ibintu muri culture yacu y'umunyarwanda bagiye bagira akantu ngo imfura ishinjagira ishira ukarenzaho none hari ikindi none umunyarwanda avuga ngo nta wima afite umwima sicyo nakoze ndavuga reka zimuhamagare batenda kunda sayo ndamuhamagara byabindi by'amabura kindi ndamuhamagara mutera story yose ntungurwa n'ukuntu yabyumvishe vuba abyumva vuba we ntabwo yigeze bora abandi muri famille nagiraga bakavuga ibintu wabiretse uzisho ntabwo twishoboye anti abyumva vuba mubwira struggle zose naciyemo mubwira amafaranga maze kugeza namubwira nabura amadolari 300 yose cyo yakoze aranyerera ndabyibuka mu mujyi habaga akantu kitwa the hub shield ka green banza no bicyasi the hub shield ndabyibuka niho nagiye kuyafatira aranyoherereza amafaranga yaburagaho kwitiki none nyabonye sinzi ikintu cyangiriye inama ndavuga kuki utagura itike iva Entebbe kubera Kigali cyo gihe ntago agiraga indege nyinshi nta Entebbe so guhagurukira Entebbe yari nk'amadolari 100 yasaguka ku itike Yesu wacyo nakoze tangura itike ya Entebbe tangatisha ya bisi jya muri Kampala Jago yaragurutse Kigali muri Jago bro ntabwo nagurukira Kanombe gahande wafite no ubwenge kabisa amadolari 100 ni menshi harimo icyaha ugeze muri Amerika umva kandi ubwo nta nayandi ufite ku mufuka uzakoresha muri Amerika ngura tike navuga rased nicyo nkeneye nta kindi byo kujya ngo shopping ngugiye muri Amerika wapi none ubwo mise nibaza wagomba kwakirwa nabande wari kubaho tugeze muri Amerika kandi ushushe kwishyura wibuke ko tuje kwiga story ni ndende reka tugerageze kujya twishotinga ariko twihuta umumama w'umudirector Anita Sara nawe yitabye Imana yari international student director muri Oklahoma aho ngaho nigaga twe twaracuditse twandikirana nakoraga shift ya ninjoro mbona naracengeraga bro umumama nafataga na telefone ku mayinite yanjye nkamuhamagara muri MTN bajya bampereza 25 bya airtime haba baby nahamagaraga icyo gihe nahamagaraga nde Anita kishima rero ahubwo ntiyari yaragukunze ahubwo nta wamenya yari afite abana bakibato tungana I think afite imigambi ngo kunzashaka umwe muri bo yarankundaga pe yarambwiraga ati nkukunda nk'umwana wanjye twaracuditse kuko muri Amerika rukuntu abantu bagira irungu kubera kuno abantu za shift zo zibamereye nabi nta bantu bagira n'abana batamuvugisha bibere kuri social media umukecuru yawe tugatera story ubwo nanjye nkumva nyine ikuvuga n'umuntu uri muri Amerika nkumva ndanyuzwe tu nta wundi muntu ushaka kuvugisha umama tuba inshuti ni waje kumfata kunyakira ku kibuga cy'indege yo story ndayigereho so itike nyuzuye ngura ngatisha Kampala nahagurutse muri ghetto yanjye ngewe nza muri Amerika nago nahagurutse kwa data cyane urumva na fundraise ndabyibuka mama yitabye Imana umwaka ushize rest in peace sorry cyane yitwaga Mukamurera
nkoresha izina kugira ngo izina rye ridasibangana ntabwo rizasiya rimenyekane no muri ALLY SOUDY ON AIR byaduhaye engineer ukomeye cyane kandi umuntu uzi kuganira mwumva izi story nuko inspiring mwumva ubuzima abantu bacamo cyase nawe n'ubuzima ucamo kugira ngo ushobore kugera ku rwego nk'urwe cyangwa se abe yajya nicyo yagufasha bitewe n'ibyo amaze kugeraho buriya kaburiya nikaboneke ni nyina w'umuntu cyane mama buriya yandabyibuka yamaye 70,000 by'amanyarwanda niyo mafaranga ya mbere we yumvishe vision yanjye na dream yanjye arayivalidating niyo muntu wenyine wanyumvishe mama muri cyagiye nyine muri cyagiye cyo gukora fundraising ishakisha udufaranga hiya ni hino mama ntabwo yigeze anca intege ngo ibintu ngo abiretse ukiga muri kiste no so yamaye I'm sure 100% ko ari mafaranga yari afite imbere n'inyuma 70 ndabyibuka yanarira mene umugabo ndabyibuka yagurishije ihene mu rugo hari ihene tungu utabibwiye papa yari ihene yacu nta kibazo you know muzehe nawe yabaga ari Kigali gushakisha kuko ufite n'ubundi rugo nta nibyo yamenye ntago amatungo gurishije inka nibwo muzehe mwaserera ariko ihene so ndabyibuka gurishije ihene yari yaye mushiki wanjye witwa Flora she's ari muri police in the force thank you for your service ubu nona ya hano muri Amerika no mu Rwanda ndabyibuka ihene ya Flora yari ihene y'umukara barayigurisha ya Flora y'umukara Flora zuna zagufunga yarabize cyangwa yarabyemeye yari umupeta kiri muri iyo ngiyo hasi ntabwo yigeze ajya n'ubu wasata arabizi ariko ubu yarabimenye arabizi story yose arayizi asigaye ari umupolisi ukomeye aranambaye gutya Flo uzamufunga ihene yawe aka niko kanyugize nawe kuko ihene yawe uyihutabera mushyire muri ribu ihene bayihutabera ntabwo urayipfushije ubusa ntabwo yapfuye ubusa mbaye mama rest in peace so Imana imwakire rwose tikibwo nubwo nuko ngeze muri Kampala ndabyibuka anti ntago buriya anti wanjye wodona ari mu bantu kabisa babelieve muri dream yanjye n'uyu munsi ari mu bantu banahibukwe muri Amerika. Wow. Nabyo ndabigeraho kuko nashatse n'iki ariko so she believed in me and ndamushimira cyane kuko hari igihe umuntu mwana bafite vision tugitubura ibintu by'aba mentor mu Rwanda akeneye umuntu umwencouraginga ukavalidatinga dream ye akeneye just umupushinga so icyo nicyo kintu yakoze nizere ko ntagutengushye so kuko nateze bisi narayi wijoro rimwe bucya njya warabimubwiye kuje Kampala narabimubwiye kandi atari we wahaga agaciro ubwo ni nkaho wahise uratekereza kuki ntamubwiye kare kose n'iki cyari kumfasha kwishaka ariko niyo nzira buriya niko byagombye kugenda ngeze Kampala ndabyibuka yanjye no gushopinga nguraho kwenda tumwe na tumwe kuri amafaranga yasagutse nawe ngurura utuntu tw'imba kuko ndaje muri December muri winter yari yabaye muri Amerika arabizi we ntabyo wari uzo kwizera n'isengeri n'ariko tufite Imana n'ibiringiti nari mfite naje n'utu naguze ngeze Kampala nibwo bwa mbere nsubiye Kampala kuva twabaye muri 94 mwaravuye 94 usubira navugiye Uganda wavukiye Uganda navukiye Masaka muza muri 94 nyuma y'intambara ikirangira nyine 94 ikirangira kabisa ubwo wongera gusubirayo ejo bundi muri 2009 muri December muri December yes ubwo nasubiyeyo ndi mucamo nambuka anti cousin wanjye witwa Dennis niwe wandepoje kuri airport ya Entebbe bansabira umugisha ndaza ndabyibuka muzehe mpaguruka i Kigali murabizi bisi hagurukiraga Nyabugogo yaravuye Nyabugogo ngo nabaga Nyarutarama muzehe aba Kimisagara aza yirukanka anzaniye jacket ko byari muri winter guess what bisi yarayimisinze asanga nagiye rute bisi nubwo atari yaguhaye amafaranga n'iki ariko nuko abana bandi n'iki ariko kumva ko yagufitiye urukundo rukomeye cyane yabonye ntava kwizima muzehe niwe wigira ko mu Rwanda habagaho ibintu byo kugira ngo ni dead year urayizi kwa kundi umuntu avuga ngo ntago abashe kujya kwiga buruse yakayipostponinga yigira umwaka utaha niko byagenze muzehe niwe wagiye kubikora aho umwana azagarukira ngiye naricaraga sinirebe niga muri kiste ntago nibonaga niga muri kiste nibonaga nagiye
so nta nahandi nageragezaga ngo buzaba hari abantu bari habayeho hahanze ibintu byo kujya mu Buhinde wapi ngiye wapi Amerika ni plan A ni plan B ni plan C Amerika or nothing cyangwa Canada yeah ni narakani man ntega indege ndaza nta orientation nagize ngeze mu ndege nkabona abantu batangiye kuzana ibyo kurya ndavuga nibuke ko amafaranga nashiriwe nta mafaranga mfite ukagira ngo nibarishe avuga se naburanyishyuza n'ibiryo n'imbiryo naje niyirije bro Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. iyi sosiyete nkubwira nta yindi ni SN Advisors ikaba igamije kubafasha gukora ubucuruzi mu mijyi minini irimo abakiriya benshi kuva muri group homes ugaca muri home health agencies ndetse assisted living facilities kugeza no kuri host home programs. Ahangaha reka nkubwira urimo urakodesha inzu bakaguha abakiriya batanu, aha ndavuga leta, ku buryo utangira n'abakiriya batanu. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.